turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahumugisha, Uwiteka bishimire. Dusuhuje inshuti zacu ziri mu gihugu cy'u Rwanda, bari muri Amerika. Ndasuhuza Pasiteri Kwizera Alphonse, Imana imumugisha, n'inshuti yanjye. Imana ibagire neza nabo bakorana. Ndasuhuza abashumba b'itorero rya Intumwa z'Ububyutse hano mu Rwanda. Imana ibagire neza aho baherereye mu midugudu itandukanye, kandi mbabwira ngo Imana ibafite umugambi mwiza. Rero twakiye pastoru aratwibwira amazina ye n'ahakora umurimo w'Imana, ndetse asuhuzeho abavandimwe be n'inshuti ze n'abashumba biwe bakuru, kugira ngo dukomeze ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Pastor, turakwakiriye kuri Rwanda Gospel Movie TV, ni RGM TV. Imana ibahumugisha cyane. Nanjye nishimiye kongera kugaruka aha ngaha kugira ngo ngezeho abantu ijambo ry'Imana. Imana ibashyize ku mutima wanjye. Imana iduhane umugisha. Nitwa Pasiteri Rurangwa Jean Baptiste, ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'Imana. Hanyuma ndasuhuza umushumba wacu Bishop Rugagi, ndetse n'abandi bose twakoranaga umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana ntabwo wigeze uhagarara. Turacyashima Imana rero ko tukiri mu buntu bw'Imana. Turacyashima Imana ko Imana iri kumwe natwe, kandi Imana igiye ibera hose icyarimwe. Izina ry'Imana ya Isiraheli rihimbazwe iteka ryose. Ndashima Imana yabanye natwe, ndashima Imana yaturinze, kandi nkomeze mbwira abantu ngo abantu ntibacike intege, ahubwo barusheho kwegera Imana no gushaka Imana, barusheho gusenga no gukomera mu bumwe bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ya Isiraheli ihimbazwe. Muri aka kanya rero nzangwe no kugira ngo ngezeho abantu ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko reka tubanze dusenge Imana, dusengere abantu turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, mu bihe duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Mbwira n'abantu gukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza kugira ngo tubashe kugihashya, kandi twihanganisha n'ababuze ababo bahitanywe na COVID. Imana ibakomeze, kandi Imana ikomeze kububaka. Imana ibarinde kandi bashyigikire, duhangane nacyo, kandi tuzi ko tuzagitsinda hamwe nitwubahiriza amabwiriza, ndetse turinda n'ijambo ry'Imana mu mutima wacu. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana nyir'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye Data, turakunezerewe, duciye bugufi, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ijambo ryawe riravuga ngo mu biriho byose dushime Imana. Turagushimiye rero kuko ukiturinze, turagushimiye ko tukiri mu buntu bwawe, turagushimiye kuko utaturetse kandi utadutaye, utadutereranye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru iteka ryose. Mwami, rinda abantu bawe, Mana komeza ijambo ryawe, Mana shyigikira umurimo wawe, ushyigikira abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Urwanye ibiturwanya mu izina rya Yesu. Wubake umuntu wese kandi umurindire mu gakiza kawe. Urakoze Data kuko wumva gusenga, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'118. Haravuga ngo, uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisiraheli bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu ya Aroni bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Abubaha Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Bivuge ngo mu bintu byose imbabazi z'Imana ziracyariho. Mu bintu byose imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Mu bintu byose ushima Imana kandi wubaha Imana, ukore ibyo Imana ishaka, uzabona Imana. Imana ya Isiraheli ihimbazwe. Ku murongo wa 5 baravuga ngo, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba, ashyira ahantu hagari. Ubwo nari mu mubabaro. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi waba uri mu mubabaro, birashoboka ko uyu munsi waba ufite amarira, birashoboka ko uyu munsi waba ufite wihebye, ariko reka nkubwire ngo ijambo riravuze ngo, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka
uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi urabona bikugoye, ariko reka nze nkubwire ngo Imana yiteguye kukugirira neza kandi Imana yiteguriye kukurinda. Imana ya Isiraheli ihimbazwe kandi Imana ya Isiraheli ishyirwe hejuru. Ku murongo wa 6 turavuga ngo uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Reka nkubwire ngo ibiguteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Umuririmbyi yaravuze ngo ibiguteye ubwoba sibyo biduhitana kuko turinzwe n'ukuboko kw'Imana. Shuti yanjye, Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana izakugirira neza. Imana izagutabara. Reka nkubwire ngo ibiguteye ubwoba ntacyo biguzagutwara kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana yitegure kukuramira kandi Imana, ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze ngo Imana ireke gukora. Ntabwo ukuboko kw'Imana kwaheze nshuti y'umusaraba. Imana izakugirira neza kandi yiteguye koresine prene kugutabara, yiteguye kukurengera. Nshuti yanjye, ntutinye kandi ntukuke umutima. Sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Hariho akabazo. Sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Bivuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe, ntukagire icyo utinya kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ese umuntu yabasha kugutwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Imana ishimwe. Imana igiturwanirira intambara zose duhura nazo. Imana igiturwanirira intambara zose. Imana igitubera amaso. Imana igiturinda. Imana ijya irinda abantu bayo. Imana igikomeza abantu bayo. Reka nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana iragutabara kandi Imana yiteguriye kukugirira neza. Imana ishimwe. Wowe ukutse umutima, wowe utinya umuntu, wowe utinya abarozi, wowe utinya abapfumu, wowe utinya icyo cyose, reka nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Ntutinye, ntukuke umutima. Imana yiteguye kukugira gute? Kugutabara. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 8 akavuga ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro muri aka kanya, muri aya masaha. Reka nkubwire ngo guhungira ku Uwiteka nta handi wabona ubuhungiro uretse kuri Kristo. Nta handi wabona ubuhungiro uretse ku Mana. Nta handi wabona ubuhungiro. Birashoboka ko wakiringira abakomeye, birashoboka ko wakiringira imbaraga zawe, birashoboka ko wakiringira ibindi ubona, ariko reka nkubwire ngo ibyo byose imbaraga z'Imana ziri hejuru yabyo. Ibyo byose ntacyo byabasha kugira icyo bikumara, ahubwo uhungire ku Uwiteka kuko niho gutabarwa guturuka. Imana ishimwe cyane. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Guhungira ku Uwiteka harimo imbaraga. Guhungira ku Uwiteka harimo ubutware. Guhungira ku Uwiteka harimo ubushobozi. Guhungira ku Uwiteka harimo uburinzi bukomeye cyane, harimo protection, harimo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Jambo y'Imana ritwereka umugaragu w'Imana Elisa ngubwo yatumaga umugaragu we Gehazi, waramutuma aramubwira ngo agisohoka ngo abona ingabo z'umwami ngo zirabagose, abona ingabo ngo zabagose ni nyinshi, ngo arangije aragaruka abwira shebuja aramubwira ngo databuja tubirabigenza dute ko dupfuye. Ariko reka nze nkubwire ngo aho ngaho ubona ko upfuye, ntabwo upfuye, ntabwo uzapfa. Reka nkubwire ngo ntacyo uri bube. Reka nkubwire ngo iyo ndwara nta kizagutwara. Shuti yanjye, humura, subizwamo imbaraga, gira ibyiringiro. Birashoboka yenda ko hari abandi yahitanye,
birashoboka ko waba urwaye kanseri ukavuga ngo kanaka ndabizi yaramwishe, birashoboka ko waba urwaye indi ndwara idakira, ariko reka nze nkubwire ngo haracyari ibyiringiro byo gutabarwa. Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe. Kugira umumaro nshuti yawe, nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe cyane. Kuruta kwiringira abakomeye. Ushobora kwiringira abantu bakagutererana, ushobora kwiringira abavandimwe bakakureka, ushobora kwiringira imiryango ukomeye, ushobora kwiringira bene wanyu ukavuga ngo bariya ubwo mbafite ntacyo nsaba. Ariko reka nze nkubwire ngo ibyo byose, reka nkubwire ngo guhungira k'Uwiteka niko gufite umumaro nshuti yanjye. Twabonye abantu bafite ibintu byinshi ariko babiburiramo amahoro. Twabonye abantu bari bazi ko bakomeye ariko uyu munsi bacishijwe bugufi, nangwa se baranarangiye. Ariko guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. Wiringire Imana, ushaka ubuhungiro kuri Kristo, wiyusuze n'Imana, ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, umwegera akiri bugufi nshuti yanjye. Urushaho kwegera Imana, urushaho gukizwa, urushaho gusenga, urushaho kubaha Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abubaha Uwiteka bamenywa nawe. Imana ishimwe. Birashoboka ko abantu bakubonera mu ishusho ya kera, abakuzi mu mateka ya kera nshuti yanjye, abakuzi mu mateka ya kera utarakizwa, bakavuga ngo turamuzi ni wo kwa kanaka, turamuzi iwabo turahazi. Ariko reka nze nkubwire ngo guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. Uyu munsi ushaka Uwiteka, uyu munsi wiyuzuze n'Imana, uyu munsi woresine pre wegera Imana nshuti yanjye, uhitemo inzira nziza ariyo nzira yo gukiranuka, uhitemo inzira nziza ariyo nzira itunganye, uhitemo inzira nziza ariyo nzira yo gukora ibyiza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ya Isiraheli. Uyu munsi yoresine plene yumve gusenga kwawe nshuti yanjye, wegera Imana, ushaka Imana, wiyusuze nayo nshuti yanjye, uve ku bidafite umumaro, uve mu bidatunganye, ureke kwishingikiriza ku bintu byose. Reka nkubwire ngo amafaranga ntabwo yakemura yava mu bidatunganye. Wowe reka nkubwire, ndavugana nawe aho waba uri hose uyu munsi, wumvira ijambo ry'Imana, wiyuzuze n'Imana, ukora iby'Imana ishaka, urame ubeho. Imana ishimwe. Kandi Imana igusubizemo imbaraga, Imana igutandukanye n'ikibi, Imana igutandukanye n'ibidafite umumaro, Imana igutandukanye n'ibizira, Imana igutandukanye n'izo mbaraga zigutsikamira zikubwira ko byarangiye, imbaraga zikubwira ko ubuzima bwawe burangiye. Reka nkubwire ngo ntabwo ubuzima bwawe burangiye. Muri aya masaha ndavugana nawe uneze amatwi, ndavugana nawe arasine pre, ntabwo byarangiye. Reka nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyariho, kandi Imana ya Isiraheli iracyahari. Uko yakoraga n'uyu munsi ni kugikora, uko yari ejo n'uyu munsi ni kuri, kandi lesine vonetra igambiriye kukugirira neza nshuti yanjye. Reka nkubwire ngo iyambure uko gukiranirwa, iyambure uwo mwambaro w'ikizira, iyambure ibyo byose abikwihebesha. Va mu isi y'umwijima ujya mu isi y'umwuka, kugira ngo ubashe kureba cyane ibigufitiye umumaro, kugira ngo ubashe kureba cyane ibiri hirya yaho ureba, kuko gutabarwa kwawe guturuka k'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe, kandi Imana ikugirire neza. Lesire plene. Reka nze nkubwire ngo Imana igufiteho umugambi, kandi umwami Yesu ari kumwe nawe. Reka nze nkubwire ngo niwe ukunihira iminiho yose. Reka nkubwire ngo mu ntege zawe nkeya Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe, kandi Imana irakumva, kandi Imana igutegeye amatwi. Nubwo abantu benshi bakuretse, nubwo inshuti zawe zagutaye, nubwo abantu bakuvuyeho, Imana iracyari kumwe nawe. Ntabwo yigeze ikureka,
ntabwo yigeze iguterana nshuti yanjye. Ushobora kugera mu kibazo uyu munsi ukavuga ngo byararangiye, ushobora kugera mu kibazo uyu munsi ikibazo kikakurusha ubushobozi, ikibazo kikakurusha imbaraga, wakiyambaza n'abantu bakaguhakanira. Ariko reka nze mubwire ngo aho abantu bari bize, Imana irahari, Imana irahari, kandi Imana iri bugufi bwawe. Nubwo utayireba, reka nze mubwire ngo icyo kibazo nturebe ubunini bwacyo, nturebe ubugari bwacyo, kuko inyuma y'icyo kibazo ufite hari imbaraga z'Imana. Kandi impamvu ubona kigusatiriye, kandi impamvu ubona kigutuze, kandi impamvu ubona kikwegereye, nuko hari ugisunika. Reka nze mubwire ngo kirimo kirahunga imbaraga z'Imana, kirimo kirahunga imbaraga z'Imana ya Isiraheli. Niyo mpamvu ubona kikugose. Ariko reka nze mubwire ngo hagarara. Habakugira ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Reka nze mubwire ngo komeza icyo ufite. Imana ya Isiraheli iri kumwe nawe. Mana ishimwe, Mana ya Isiraheli iri kumwe nawe. Reka nze mubwire ngo ubwo umugaragu w'Imana Danieli yasengaga ngo bamurega ko asenga, Bibiliya ngo umwami ategeka ko bamujugunya mu rwobo, ngo ariko iryo joro abura amahoro. Mana ishimwe, iryo joro abura amahoro. Haleluya, Imana ishimwe, haleluya. Nanjye uyu munsi ndategeka ibikubuza amahoro byose bibura amahoro, ndategeka ibikunaniza byose bibura amahoro, ndategeka mu izina rya Yesu ibyo ubona bikugose bibura amahoro. Mana ishimwe, Imana ya Isiraheli iri mu ruhande rwawe. Imana ya Isiraheli iri mu ruhande rwawe nshuti yanjye. Ntucike intege, ntukuke umutima. Ngiye kugusengera Imana, nawe wumva iri jambo uryizereremo, urikomereremo. Imbaraga z'Imana zigushyigikire. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana nyir'ubutware n'ubushobozi, aya masaha weretse umuntu wese uteze amatwi, mweretse umuntu wese umurikira, mweretse umuntu wese ufite umwete wo kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu mutandukanyije n'ibimunaniza, mutandukanyije n'imbaraga z'umwana. Mu izina rya Yesu ibimutsikamiye byose ubice intege. Mu izina rya Yesu ibimutsikamiye byose bicika intege. Mu izina rya Yesu bisubizwe inyuma, bikubitwe hasi. Mu izina rya Yesu ndugarira amarembo y'ikuzimu, mesepenevo ndapenevoretra, ndananiza gukora kose kw'abadayimoni. Mu izina rya Yesu ndatesha agaciro ibyo abantu bamuvuzeho, ndatesha agaciro ibyo imigambi mibi yose y'incakura ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu nkubiriye imbaraga z'abadayimoni. Mu izina rya Yesu ibimubuza amahoro mbiciye intege. Mu izina rya Yesu imbaraga umwijima ndazinatrarije, nirukanye indwara, nanije karande mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, menesita penevoretra, ndavunagura mu izina rya Yesu isano yose yaba afitanye na karande, ndayinatrariza mu izina rya Yesu. Ndamushinganisha mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu reka wongere umurengere, reka wongere umutabara, reka umusure penevoretra, umusure kandi umwiyegamize. Mu izina rya Yesu nubwo yaba yaratawe, Uwiteka umwiteho. Mwami wanjye umube bugufi, Mana umuha amahoro. Mu izina rya Yesu umutima ugubwe neza, yakira amahoro, yakira umunezero, yakira ibyishimo, yakira kugubwa neza, yakira gutabarwa. Mu izina rya Yesu kugirirwa neza nawe bibe kuri we none n'iteka ryose. Urakoze Mwami, uresire voretrayi, urakoze kuko uri umutabazi, urakoze kuko uri umurengezi. Mu izina rya Yesu ndirukana kanseri, ndirukana diyabete, ndananiza peritasiyo. Mu izina rya Yesu ndirukana imbaraga z'umwijima zigosisi. Mu izina rya Yesu Mana ndazana ijambo ryawe ku buzima bw'abantu, ndazana ijambo ryawe ku bana b'Imana, ndazana gutabarwa kwawe. Nesita ya binivo topenetrayi, menesire voretrayabo totika ya benevo preresire trayi, ndaresinevore. Ndavugana n'ubuzima bw'umuntu wihebye, ndavugana n'ubuzima bw'umuntu ubona ko birangiye, ndavugana n'ubuzima bwawe. Hari imbaraga
simana nesita yabe zerepine voretrai nesita yabo zimanukiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu ndaze voretrai ndakuzamura imbere y'Imana ya Isiraheli mu izina rya Yesu Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Imana ikurengere mu izina rya Yesu Uwiteka Imana ya Isiraheli akomeze umugambi wo ku buzima bwawe urakoze data mu izina rya Yesu amen.